Rayon Sport igize amahirwe mu gutinda gusinyisha bamwe mu bakinnyi, igize amahirwe atangaje cyane. Ni amakuru tugiye gusubiraho cyangwa se tugiye kugarukaho. Uwitwa Tony Kitoga asubiye muri Congo ubu nona. Ndaza kubahereza za ndani ze, ndababwira amakuru ye y'ibanga none ahangaha ubwo twahereye mu masaha y'isa 3 turimo turagendana. Kuri ubu ngubu Tony Kitoga asubiye muri Congo. Byifashe gute ibya Abedi? Ndaza koza kuba nabigarukaho. Na makuru n'ubundi tugenda tubagezaho, ni update muri Rayon Sport, ariko ntizimbye mu magambo banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe. Ndaza kukubwira ibya Ruvumbu uko bihagaze kuri ubu ngubu. Ndaza kukubwira bimwe mu ma operation yose ari gukorwa muri Rayon Sport. Ese Rayon Sport nayahe mahirwe irimo iragira? Ngo uwitwa Gacinya we ngo byamaze kuba byakara, kuko ngo yamaze kuba yarakara mu buryo ki arimo aratoranyamo abakinnyi. Uwitwa Gacinya rwose ameze nabi, ndakubwira ngo ibintu bitangiye kuba byiza noneho mwe ekipe ya Rayon Sport. Banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Reka mpere ku ya Tony Kitoga, ndahita ngaruka ku ya Ruvumbu, ndagaruka kuri Abedi, maze mpita nsoreza ku mahirwe ekipe ya Rayon Sport irimo iragenda igira. Uwitwa Kitoga, uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi n'ubundi bamaze kuba basinyira ekipe ya Rayon Sport, ariko muri uko gusinya ndakubwira ngo bikomeje kuba byagira ute byagorana. Tony Kitoga nababwiye yuko yamaze kuba yashyira umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sport, ariko mu gushyiraho amasezerano nta faranga na rimwe. Amakuru y'ibanga agenda mbwira nuko uyu Kitoga nta faranga na rimwe yari yakira rya ekipe ya Rayon Sport. Uyu Kitoga numwe mu bakinnyi beza, numwe mu bakinnyi bigaragaje neza, ndetse ekipe ya Rayon Sport iravuga iti turashaka uyu mutaramu, nawe aremera. Ndetse kuri ubu ngubu Kitoga wamaze kuyagara, barimo baravuga ko bigiye gupfa kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport, ariko avuga ati hoya ibyo bintu ntago byemera. Uyu mutaramu aracyafite amasezerano muri Bukavu Dawa. Kuri ubu none ahangaha turi kuvugana nibwo ahagurutse akaba yajya Congo kuzana n'ubundi ibyangombwa cyangwa se kuzana release letter za ekipe ya Bukavu Dawa. Ubundi wakibaza ngo uru rukinnyi cyangwa se uru rwana rutoya rwose rw'imyaka mike cyane ekipe ya Rayon Sport irimo irashaka, ubundi n'urukinnyi rumeze rute? Ndaza kurutotora muraza kumva byinshi by'ibanga birimo biravugwa. Uyu mutaramu rero Kitoga mu kuza muri ekipe ya Rayon Sport ngo yitezwaho ibintu bikomeye cyane. Witwa Gacinya we aravuga igifaransa cy'ishiringara ryinshi. Uyu mutaramu ngo ni Gacinya, ibintu ari gukora muri izi operation zose zo gushaka abakinnyi, ndakubwira ngo ari gukora ibintu bitigeze biba muri ekipe ya Rayon Sport, kuva yemererwa kuba yajya mu gutoranya bamwe mu bakinnyi, kubera yuko ekipe ya Rayon Sport yararebye iravuga iti reka dutoranye abataramu batatu, cyangwa se bamwe mu bagize ekipe ya Rayon Sport batatu bagomba kuba batoranya bamwe mu bakinnyi, harimo uwitwa Irambona Eric ndetse na Gacinya Chance Denis ndetse na coach Afahamia Lotfi, uyu mutoza wa Rayon Sport. Noneho ngo Gacinya niwe n'ubundi uhagarariye ibi byo gushaka bamwe mu bakinnyi. Uyu Gacinya ngaritereka akavuga ko nge ngomba kuzana umukinnyi ugezweho, umukinnyi ufite imbaraga, umukinnyi ukiri mutoya,
ndetse ngo afatanyije n'uyu mutoza, ngo uyu mutoza nawe ari kubibamba ngo kubera yuko ubwo hari hatangiye kuza aba basaza bavuga ngo nyamara turashaka aba bakinnyi, uyu mutoza yaravuze ati ibi bintu ntabwo bibaho, ibintu byo mu kavuyo, umusaza wo hirya ataba abasaza, ni abasaza bafite amafaranga babakire ba Rayon Sport, nibagende bajye hariya bashaka ikiswe umutungo, maze twicare uwa batatu Gacinya umutoza na Erambo na Eric. Abataramu ngo bari gukora operation ziteye ubwoba mu gushaka abakinnyi bazakinira ekipe ya Rayon Sport. Noneho sasa uyu mutaramu Kitoga twahereye mu masaha y'isa 3 za mu gitondo nibwo twari tugeze ku biro hano mu Gakiriro ka Gisozi. Tukiva mu Gakiriro ka Gisozi rero twahise tukomeza n'ubundi tujya ku biro bya ekipe ya Rayon Sport, ariko byakomeje kuba byakara cyane, dore ko uyu mutaramu ubwo yashakaga kuba byarangira n'ubundi ngo abe yasinyira ekipe ya Rayon Sport, hari ibyangombwa yabuze, biba ngombwa rero ko akomeza akaba yajya yasubira i Kongo cyangwa se gushaka ibyangombwa i Bukavu. Ayo ni amakuru y'ibanga mba ndimwo ndaguhereza. Noneho sasa uyu mutaramu rero Kitoga afite cyangwa se ni ibihe bindi bikomeje kuba byavugwa muri ekipe, ibyo nabyo reka tuze kuza kuba twabigarukaho. Uyu Kitoga n'ubundi arimo aragurishwa n'umutaramu witwa Omari. Zo ni za ndani ndi kuguhereza. Uyu Omari niwe n'ubundi warangiye uyu mutaramu Kitoga iyi ekipe ya Rayon Sport, ndetse na Rayon Sport ubwo yamaraga kuba yamurambagiza akabona uyu mutaramu yateye umupira, nibwo yaje kuba yashaka kuba yashyiraho amasezerano cyangwa se yamusinyisha. Sinya bya mbere byararangiye, harabura gatoya kugira ngo ahabwe amafaranga, niyo atarabasha kuba yasinyira Abedi. Rero Abedi bitabaye ibyanga araza gusinya mu mwanya, wenda ndaza kubagezaho ayo makuru, sina ngombwa ko tuza kuyagarukaho none ahangaha. Uyu Abedi rero nawe araza kuza kuba yasinya. Ruvumbu byamaze kuba byapfa muri ekipe ya Rayon Sport, nubwo umutoza yashakaga uwitwa Ruvumbu Nzinga, ariko kuri ubu ngubu ndetse na Ruvumbu Nzinga akaba yarashakaga ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu amakuru ahari nuko nta masezerano uyu Ruvumbu Nzinga azigera ahabwa muri ekipe ya Rayon Sport, tudakuyeho cyangwa se tutagendeye ku makosa uyu Ruvumbu Nzinga yakoze, ntago azigera ahabwa amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport kuri iyi sezo. Ubwo ni ibindi, ni Rayon Sport rero ishaka gukora umupira mwiza ndetse umupira utarigeze ubaho. Ndaza mu kanya mbabwire noneho gapapu zirimo zirakorwa ndetse n'izirimo zirategurwa ku makipe yagiye arambagiza abakinnyi ntayatange. Bimeze bite? Ibyo nabyo ndaza kuza kubigezaho 5 kwa 5. Hari gapapu zakozwe muri APR FC, ndaza kukubwira gapapu ziri guteganwa muri Rayon Sport. Rayon Sport nayo hari gapapu iri gutegura, ndaza kubahereza izo zandani. Mba ndi kugenda nkurikirana amakuru neza kugira ngo yose yegerane, kugira ngo nze kuyaguha neza cyane. Nize rero yuko mumeze neza, mwakomeje no kuba mwakanda subscribe kuri Niyo TV1. Nubundi twabwiye ko uyu muyoboro ari wo wonyine uzajya ukugezaho amakuru y'ibanga atigezwe avuga handi, ndetse amakuru yakorewe ubugororangingo. Uyu mutaramu naza kugera i Kongo, turaza kumenya n'ubundi ibyavuyemo se byaje kwifata gute, kuko uyu mutaramu n'ubundi yakiniraga Bukavu Dawa, ndetse ngo yaje mu Rwanda amaze iminsi mu Rwanda.
Ndaza kubabwira byinshi kuri Kitoga mu mwibikire, ndaza kubabwira byinshi birimwo biravugwa hirya no hino.